ariko se Yesu niba yari Imana ninde yasengaga? None se niba Data ari Imana, Umwana ari Imana, n'Umwuka Wera ari Imana, ubwo hari Imana eshatu? Kuki ijambo Trinity ritagaragara muri Bibiliya kandi abantu bagakomeza kurivuga? Ibi ushobora gusanga abantu bicaye mu itsinda, abandi baganirira ku meza, abandi mu nsengero babyibazaho. Aha niho impaka zose zitangirira, si iz'abapfayongo cyangwa batizera, ahubwo ni iz'abantu bashaka gusobanukirwa neza ukuri ku Mana. Ese mu ijuru hari Imana imwe cyangwa eshatu? Imana Data, Imana Umwana, n'Imana Umwuka Wera. Wowe urumva ari Imana imwe? Hari wagusubiza ati ndumva ntumva. Ni ikibazo gikomeye kandi gikunze gutera impaka cyane mu bantu benshi. Hari abavuga ko Yesu atari Imana, ko ari Umwana w'Imana gusa, abandi bakavuga ko Yesu ari Imana ubwayo, abandi nabo bakavuga ko hari Imana eshatu zitandukanye mu ijuru. Ibi byose bituma abantu benshi bibaza bati mbese ni iki Bibiliya ivuga koko? Iyo uganiriye n'abakristo b'amatorero atandukanye usanga buri wese afite uko abisobanura. Abakatolika bavuga ko hari Imana imwe mu butatu butagatifu, Data, Umwana, n'Umwuka Wera. Abaprotestanti nabo bemera uko, bakongeraho ko ibyo byose bigaragaza Imana imwe yigaragaza mu buryo butatu. Ariko hari n'amatorero cyangwa amatsinda avuga ko Yesu atari Imana, ahubwo ari umuntu watoranijwe nayo. Urugero, abahamya ba Yehova cyangwa abandi bavuga ko bizeye Imana imwe. Iyi ngingo ikwiye kwigwaho kuko ifitanye isano n'umusingi wo kwemera kwa Kristo, ubutatu, Trinity. Niyo shingiro ry'uko abantu bakizwa, kuko ni Data wateguye agakiza, Umwana akabambwa, n'Umwuka Wera akayobora abizera. Abantu benshi bayivugaho mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe bakoresheje imvugo zinyuranye n'ibyanditswe. Hari abavuga ko Bibiliya itavuga ubutatu butagatifu, Trinity, abandi bati Yesu yivugira ko ari Imana. Kumenya ukuri ku butatu bituma tumenya uwo dusenga. Niba dusenga Imana irenze imwe zitandukanye cyangwa imwe igira ibice bitatu, ibi bigira ingaruka ku gusenga no ku buzima bwa Gikristo. Intego nyamukuru ni ugusobanura ukuri ku butatu uko buboneka muri Bibiliya no mu myemerere y'amatorero ya Gikristo kuva ku itorero rya mbere kugeza uyu munsi. Bibiliya yigisha ko Imana ari imwe, ariko igakomeza igisobanuro ko iyo Mana yigaragaje mu buryo butatu butandukanye: Data ushobora byose, umuremyi; Umwana Yesu Kristo, umucunguzi, ijambo ry'Imana ryabaye umuntu; Umwuka Wera, Imana iturana n'abantu kandi tuyobora. Ubu utekereza iki kuri iyi ngingo? Ngo haye ikaze muri iki kiganiro, jya wumva ndi Jean Bosco Niyoneze. Trinity, ubutatu busobanuye iki? Ijambo Trinity rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini Trinitas, risobanura ubumwe bw'abantu batatu. Tri unity, ni ukuvuga Imana imwe mu bantu batatu. Nubwo ijambo Trinity ubwaryo ritagaragara muri Bibiliya, igitekerezo cyaryo gituruka mu byanditswe, aho Imana yigaragaza mu buryo butatu ariko ari imwe. Matayo mu Ivanjiri yanditse umutwe wa 28 umurongo wa 19, urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 13 umurongo wa 14, n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Dore uko byinjiye mu nyigisho z'itorero. Mu kinyejana cya 3 kujya mu kinyejana cya 4 habaye impaka zikomeye mu itorero rya mbere. Hari abantu bavuga ko Yesu ari ikiremwa cyaremwe n'Imana nk'uko arianism yigishaga, abandi bakavuga ko Yesu ari Imana itagira itandukaniro na Data. Mu mwaka wa 325 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo habaye inama y'Inisia, the Nicene Council, aho abashumba n'abigisha b'itorero basobanuye ko Yesu Kristo ari Imana nyakuri, yabyaye kandi ntiyaremwe, afitanye ubumwe n'Imana Data. Aha niho creed ya Nicene yemejwe ivuga iti twemera Imana imwe, Data ushobora byose, ndetse n'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwana w'Imana. Iyi byashizeho umusingi w'inyigisho y'ubutatu mu nyigisho za Gikristo. Dore aho amatorero atandukanye ahagaze. Abakatolika bemeza ko hari Imana imwe mu butatu butagatifu: Data, Umwana, n'Umwuka Wera. Bemeza ko abo bantu batatu bagira kamere imwe n'ubushobozi bumwe, ariko buri wese afite umurimo we. Abaprotestanti bemeranya n'abakatolika kuri iyo nteruro, kandi bashimangira ko ubutatu buhishura imiterere y'urukundo rw'Imana. Data yohereza Umwana, Umwana akatubabarira, Umwuka Wera akatuyobora. Abayehova cyangwa amatorero atemera ubutatu bo bavuga ko Yesu atari Imana, ahubwo ari ikiremwa cyaremwe n'Imana mbere y'abandi bose. Bafata Umwuka Wera nk'imbaraga z'Imana, ntibamufate nk'umuntu cyangwa Imana.
Kugira ngo dusobanukirwe neza inyigisho y'ubutatu, tugomba kuyireba muri Bibiliya ubwayo, kuko niyo soko y'ukuri kukwemera kwa Gikristo. Bamwe baravuga bati ijambo Trinity ntirivugwa muri Bibiliya. Nibyo koko, ariko igitekerezo cy'ubutatu Trinitas cyanditswe mu buryo bugaragara mu byanditswe byera. Imana ni imwe, ariko igaragaza kamere yayo mu buryo butatu: Data, Umwana n'Umwuka Wera. Imana imwe, ariko ifite abantu batatu. Bibiliya yose yemeza ko nta gushidikanya ko Imana ari imwe. Gutegeka kwa kabiri umutwe wa 6 umurongo wa 4. Umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Aha Mose yabwiraga Abisirayeli ko Imana yabo itandukanye n'izindi mana z'amahanga, kari Imana imwe rukumbi. Yesaya nawe mu gice cya 45 umurongo wa 5 yaravuze ati ni njyewe Uwiteka nta wundi, nta yindi mana ibaho itari njye. Ibi byemeza ko nta mana ebyiri cyangwa eshatu zitandukanye. Ariko nanone iyi Mana imwe igira uburyo butatu yigaragaza mu bikorwa byayo. Yesu yivugira ko ari umwe na Data, Yohana igice cya 10 umurongo wa 30. Ibi byerekana ubumwe bw'Imana butavuguruzwa n'ubutatu bwayo. Imana ni imwe muri kamere, ariko yigaragaza mu bantu batatu bafite ubumwe busesuye. Yesu yerekana ubusabane bwe n'Imana. Haravuga ko Yesu ari umuhanuzi gusa cyangwa umuntu mwiza w'Imana yakoresheje, ariko Bibiliya igaragaza ko Yesu ubwe yivugira ko afite ubusabane bwihariye n'Imana Data bw'ubumwe n'icyubahiro. Yohana igice cya 10 umurongo wa 30. Jyewe na Data turi umwe. Aya magambo si ukugira ngo agaragaze ko hari abantu babiri bahuza umugambi gusa, ahubwo ko bafite kamere imwe y'ubumana. Abayuda bumvise ibi bafashe amabuye ngo bamwice, kuko bari bazi neza ko kuvuga turi umwe bivuga kwivuga ko ari Imana ubwe. Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 33. Yohana umutwe wa 1 umurongo wa 1. Mbere na mbere hari ijambo, ijambo yahoranye n'Imana. Aha ijambo ni Kristo. Bibiliya ivuga ko atari icyaremwe, ahubwo ari Imana ubwayo yaremye byose. Yohana igice cya 3. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 6. Nubwo yari afite ishusho y'Imana, ntiyabitekereje nk'ikintu cyo kugundirwa. Ibi bigaragaza ko Yesu yari afite kamere y'Imana, ariko akemera kuba umuntu gacungura abantu. Mu yandi magambo, Yesu si umuntu washizwe hejuru n'Imana, ni Imana yambaye umubiri kugira ngo dukizwe. Umwuka Wera niwe Imana iturana n'abantu. Umwuka Wera akenshi afatwa nk'imbaraga cyangwa power, ariko Bibiliya igaragaza ko ari Imana, afite ubuzima n'ubushake. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Petero aramubwira ati Ananiya, ni iki cyatumye Satani yuzura umutima wawe ukabeshya Umwuka Wera? Ntiwabeshya abantu, ahubwo wabeshya Imana. Aha kubeshya Umwuka Wera ni ukubeshya Imana. Bityo Umwuka Wera yitwa Imana ubwayo, si imbaraga gusa. Umwuka Wera si imbaraga, power, ni Imana iturana natwe, itwigisha, ituyobora kandi twuzuza ubufasha. Bose hamwe mu murimo umwe. Nubwo Data, Umwana n'Umwuka Wera bafite imirimo itandukanye, bakorera hamwe mu bumwe busesuye. Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19. Mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Reba ko Yesu yavuze mu izina singular cyangwa se mu buke, atavuze mu mazina plural mu bwinshi. Aha ni ukwerekana ko bose ari umwe mu izina rimwe ry'Umwana. Pawulo nawe yandikira Abanyakorinto mu rwandiko rwa 2 cya 13 umurongo wa 14. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Iyi ni imwe mu ndamutso zikomeye zigaragaza ko ubutatu bukorera hamwe mu buzima bw'abizera. Data atanga urukundo, Umwana atanga ubuntu n'agakiza, Umwuka Wera atanga ubusabane n'imbaraga. Bose bafite umurimo umwe: gukiza, gukunda no kuba hamwe n'abantu nk'uko Imana yifuza. Ubutatu ntabwo busobanura ko hari Imana eshatu, ahubwo ko hari Imana imwe yigaragaza mu bantu batatu, bafite kamere imwe n'ububasha bumwe. Ni ibanga rikomeye, ariko ritwereka ukuntu Imana yuzuye urukundo, ubumwe n'ubusabane, kamere nyayo y'Imana. Aho ushobora guhita wibaza uti kuki Yesu yasengaga niba ari Imana? Ijambo Trinity ntirivugwa muri Bibiliya. Bivuze iki? Imana yaje mu isi, ishobora gute kuba mu ijuru icyarimwe? None se niba Data ari Imana, Umwana ari Imana, n'Umwuka Wera ari Imana, ubwo hari Imana zingahe? Kuki ijambo Trinity itagaragara muri Bibiliya kandi abantu bakomeza kurivuga? Ese Yesu ashobora gusenga Imana niba ari Imana ubwe? Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane abantu bajya bibaza, kandi cyagaragaye kuva mu gihe cya Yesu ubwe. Mu masengesho ya Yesu, nk'igihe yari mu busitani bwa Getsemani, yaravuze ati Data,
niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko ngiyewe shaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Matayo yarabyanditse igice cya 26 umurongo wa 39. Hari abahita bavuga bati none se niba Yesu ari Imana ni gute yasengaga Imana? Ariko iyo usomye neza usanga Yesu yarambaye umubiri w'umuntu kugira ngo akize abantu. Yari afite kamere ebyiri, iy'ubumana, Imana nyayo, n'iy'ubumuntu, umuntu nyawo. Ubwo yasengaga yari umuntu, asenga nk'umwana w'umuntu, atanga urugero rw'uko umuntu w'ukuri akwiye gusenga Imana. Ariko muri kamere y'ubumana Yesu yari afite ubumwe buhoraho na Data, kuko yavuze ati jyewe na Data turi umwe. Ni ukuvuga ko Yesu yasengaga nk'umuntu ariko yari Imana muri kamere. Icya kabiri, ese hari Imana eshatu? Abantu benshi bumvise inyigisho y'ubutatu baravuga bati none se hari Imana eshatu? Oya, Bibiliya ivuga neza ko hari Imana imwe, ariko yigaragaza mu bantu batatu bafite kamere imwe: Data umuremyi, Umwana ari we Yesu Kristo umucunguzi, Umwuka Wera umuyobozi n'umuhumuriza. Ni nk'uko umuntu umwe ashobora kuba umubyeyi, umukozi kandi umunyarwanda icyarimwe. Si abantu batatu, ni umuntu umwe ukora ibintu bitatu bitandukanye. Uko ni uko Imana iri imwe muri kamere ariko yigaragaza mu buryo butatu. Bamwe bagereranya ubutatu n'amazi. Amazi ashobora kuba ibicu, urubura cyangwa amazi asanzwe. Byose bikomoka ku kintu kimwe ariko bifite imiterere itandukanye. Nubwo iri gereranya rituzuye rifasha gusobanura ko Imana eshatu se eshatu zitandukanye, ahubwo ni imwe ifite ishusho nyinshi zigaragaza kamere yayo. Icya gatatu, kuki ijambo butatu Trinity itagaragara muri Bibiliya? Iki nacyo ni ikibazo gikunze gutera impaka. Nibyo koko ijambo Trinity ntirivugwa mu byanditswe byera, ariko icyo risobanura kiri muri Bibiliya hose. Nta n'ijambo Bibiliya riboneka muri Bibiliya ubwayo, nyamara turarikoresha buri munsi. Ijambo Trinity ryatangiye gukoreshwa n'abigisha ba mbere b'itorero nka Tertullian mu kinyejana cya gatatu. Bashakaga kuvuga mu magambo make igitekerezo cyo muri Bibiliya kigaragaza Imana imwe mu butatu butagatifu. Nk'uko umuntu ashobora kuvuga Imana y'ubutatu cyangwa ubumwe mu butatu, ijambo Trinity ryabaye uburyo bwo gusobanura isano ya Data, Umwana n'Umwuka Wera, itari ukongeramo indi Mana nshya. Ese ibi byose bifite icyo bivuze ku mukristo usenga buri munsi? Ibi ntabwo ari inyigisho z'abanyabwenge gusa, ni inyigisho zifite ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'umukristo. Iyo dusenga Imana Data, ariko tubinyujije mu izina ry'Umwana Yesu Kristo, kandi Umwuka Wera adufasha mu gusenga. Nk'uko Pawulo yanditse mu Baroma igice cya 8:26, Umwuka Wera adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Bityo isengesho ry'umukristo ni urugendo rw'ubutatu. Imana Data yumva, Umwuka Wera atubumbatira. Ubutatu butwereka ko Imana atari nk'ikirura gitinya abantu, ahubwo ari urukundo ruri hagati y'abantu batatu bafite ubumwe busesuye. Nk'uko Yohana mu rwandiko rwa mbere yabyanditse igice cya 4:8 agira ati Imana ni urukundo. Urwo rukundo nirwo rugize umutima w'ubutatu. Imana ikunda, Umwana akakira urwo rukundo, Umwuka Wera akarudusakazamo. Mu yandi magambo, kumenya ubutatu si ukwiga isomo ry'ubwenge gusa, ahubwo ni ugutangira kubaho mu rukundo n'ubusabane nyabwo n'Imana nyakuri. Impaka ku butatu ntizikwiye kudutandukanya, ahubwo zikwiye kudushishikariza gushakisha ukuri. Imana ntabwo ishaka ko tumenya byose, ahubwo ishaka ko twizera uko yihishuye muri Bibiliya. Ubutatu ni ibanga rikomeye ry'urukundo, si isomo ry'imibare. Ni ukumenya ko Imana ikunda, yohereza kandi iturana natwe. Hari ikibazo waba usigaranye, watwandikira muri comment. Igitekerezo cyawe nacyo ni ingenzi. Wakoze kutwumva. Njye wumva ndi Jean Bosco Niyoneze. Mugire amahoro.